Ubwo ngubwo umukobwa uri aha ngaha yaje yiruka, sheri we azi ngo agiye kumuhobera, ariko umukobwa si uko byagenze, ahubwo yaje ari kuvuga ati mbega imodoka nziza, ati dore imodoka nziza ya sheri wanjye. Umusore uri aha nawe yari yazanye indabo, azi yuko bagiye kwishimira izo ndabo agiye kumuhereza, ariko umusore uri aha yatunguwe no kuza kubona umukobwa yishimiye imodoka kurusha uko yishimiye umuntu. Ibi ngibi ni nabyo byataye uyu musore gutekereza ati ese urankunda, ati cyangwa wikundira ibintu, ati wowe kuki aho kugira uzo unsanga ngo indabo nakuzaniye ako washatse kwirukira ku modoka, ati wabitewe n'iki? Uyu mukobwa uri aha nawe akavuga ati sheri, ati rwose iyi modoka ndimo ndabona ari nziza, ati mbega ukuntu iyi modoka ari nziza, ati uramutse undiye ifoto ndanga ku imodoka yanjye nawe byaba ari byiza. Umusore uri aha ngaha gusa we byaramucanze bitangira kugenda byamutungura, akavuga ati sheri, ati rwose nari nkuzaniye indabyo si ikimenyetso cy'uko ngukunda, ariko uje kuntungura mbona ukunda imodoka kurusha uko wankunda, ati ntabwo ibyo bintu rwose, ati ntabwo ibyo bintu biba ari byiza. Umukobwa uri aha ngaha akavuga ati sheri, ati na n'ubundi urabizi ibintu by'inkunda, rega twarakundanye ndabizi rwose. Uyu mugabo nta kintu yahise akora rero ako kanya, yahise aza aravuga ati atakira ururabo rwanjye sheri, atakira ururabo guhaye, atakira mukundwa, atari ko mukundwa afata ururabo, ati ni ikimenyetso cy'uko ngukunda. Gusa umukobwa uri aha ngaha we ntabwo abyumva, we arashaka imodoka, arashaka ko bamuhereza kontake yarangiza agafungura iyi modoka. Uyu sheri we akavuga ati ese sheri kuki wahindutse, ati nari nzi yuko ndibuze kuguha indabyo ukaza ugahita wirukanka cyane uzishyikira, none dore ko ugira ushikiriza indabo ndimo ndaguhereza urimo uravuga ngo ushaka kontake. Gusa uyu mukobwa uri aha ngaha we ni kwa kundi nyine uba wanyuze ahantu abantu bakundana baba bibereye. Uyu mukobwa uri aha we yarabashungeraga akareba akavuga ati se none kuki udafata indabyo sheri wawe yaguteguriye, ati ntabwo uzi ko ari ikimenyetso cy'urukundo kandi kigaragaza umuntu ugukunda, ati ni ukuri ko udashikira izo ndabyo. Umukobwa yakomeje kugenda abyirengagiza, akomeza kuza avuga ati rwose iyi modoka ni nziza. Umusore yategereje yuko uyu mukobwa yafata izi ndabyo nk'ikimenyetso cy'urukundo yamwerekaga gikomeye cyane. Uyu mukobwa yaravuze ati nubwo ngiye gufata izi ndabyo, ariko iyi modoka ugomba kuza kugira ute kumereza kontake. Umusore yabonye umukobwa birimo biramuvuna, arahaguruka ukamuhereza indabo ari uko ahagurutse. Uyu musore nawe uburyo ariko yabikoragamo ubonaga ko ataramwishimiye cyane ko yari yamupfukamiye yabyanze, yumva akamubwira ati kubera ko nyine uyu nguyu yari amaze kuba yamusuzugura kubera agasuzuguro kiwe, wamushungereza uri aho ngaho nawe yarabirebaga. Uyu musore nawe akomeza kugenda amubwira ati sheri, ati arega ndagukunda, ati ariko nubwo ngukunda, ati rwose urwo rurabo ndakeka ari cyo kintu gisumba ibindi byose. Uyu mukobwa akavuga ati ntabwo ururabo rwo rusumba ikindi cyose sheri, ati rwose, ati kontake y'iyi modoka, ati ni nziza cyane. Uyu mugabo yaramurebye araseka cyane akavuga ati uzi n'ikindi se, ati rwose ntabwo ndakeka ko imodoka itaruta umuntu, kandi ntabwo imodoka yabiruta urukundo rwacu, ati sibyo sheri, ati rwose imodoka ntabwo yazi kuruta urukundo, ariko reka tubane nitumara kwibanira ibindi tuzabishakana nyuma. Uyu akavuga ati uzi n'ikindi se, ati ariko rwose haramutse hariho imodoka, ati rwose byaza kuba byiza cyane, ati izi ndabyo none nakumva ari nziza cyane, ati twazajya tugenda mu modoka tugiye gusura kwa mama. Gusa uyu mugabo uri aha ngaha we yirebereraga uyu mushungerezi nyine. Uyu mukobwa wari waje gushungera akamubwira ati se nawe ugira umukunzi, ati se nawe umukunzi wawe kwitaho nka gutya. Uyu nguyu akavuga ati rwose nta mukunzi nge ngira, oya nta mukunzi nge ngira rwose, ati nabuze uwankunda, ati ntawe rwose, nta n'umwe nge ngira. Uyu musore akavuga ati nta mukunzi ugira se, ati nanjye ariko umukunzi wanjye wabonye ibintu arimo arankorera, ati ni byiza cyane. Uyu nguyu akagumiza kugenda avuga uyu mukobwa ati rwose rwanye mfite umukunzi mwiza anyitaho, kandi ikindi afite n'imodoka, ati rwose urabona yuko ubu ngubu turyoshye nta na kimwe. Uyu nguyu akavuga ati uyu mukobwa akavuga ati njye rwose nubwo utampa imodoka ariko ukaza ukagira ute ukanyihera umukunzi. Uyu nguyu arambwira ati nguyu no gutembereza imodoka ya sheri wanjye, undebera agasuzugura umukobwa atangiye kuba yakora, nta nubwo azi neza yuko iyi modoka ari iy'umugabo we cyangwa ari iya sheri we koko. Uko uyu mukobwa yakaje hano yarakinguye biranga cyane rwose, mu gukingura byaranze akabyera sheri, ati sheri, ati wamaye kontake si nkatse imodoka rwose ngo nafungura imodoka, ubu ni nkinjira mwatembereza uyu mukobwa waje kutureba akabona ko dukundana bya danje. Umusore uri aha ngaha byaramucanze, ndetse kandi
kandi binaramutungura ngo ati ngoreze kontake, ati kontake si ibiki kandi, kuko uyu musore we yari amaze kureba yuko uyu mukobwa atagize ute atamwitaye, aravuga ati rwose iyi modoka ntabwo ari iyanjye pe, ati nubwo wabonye ntabwo azangaha ntabwo iyi modoka ari iyanjye, reka ubu muri ako kanya uyu mukobwa uri aha nawe yahise atangira kurakara, akavuga ati sheri ntabwo imodoka ari iyawe, ati imodoka rwose nari nzi ko ari iyawe, ati si none watumye mvugira iki amagambo yose kandi imodoka uzi yuko atari iyawe, ati nde muntu wakubwiye ngo utume mvuga menshi. Gusa umusore uri aha nawe yakomeje kugenda aseka cyane avuga ati rwose ati imodoka ntabwo ari iyanjye pe, ati njye nakundanye nawe ntabwo nigeze nkundana nawe nkubwira ko mfite amamodoka, ntabwo nigeze nkundana nawe nkubwira ko mfite amakontake. Gusa uyu mukobwa nta kintu yamusubije, yaramurebye cyane amufata nk'umuswa amuhindura nk'injiji, atangira kuba yamwereka yuko ibyo yakoraga byose ari ubusa nima nta kontake. Uyu musore yaramubwiye ati imodoka yanjye dore ni iyi ngiyi iri aha ngaha. Uyu mukobwa akomeza kugenda yegera imbere akavuga ati imodoka yose ni kariya gatoro ndimo ndabona, ati ni kariya kavatiri ka kera gafite purake RAA, ati rwose kariya karashaje pe, ati karashaje aka kamodoka karashaje, ati naka ngaka se, ati naka kabure, ati utinyuka uzi ukuntu leta ufite aka kamodoka k'akabure. Gusa uyu musore urangaho we yirengagije nkaho hari ikintu yokeje. Mwabona mweka mbabwire ngo nimba uzi yuko utaradukorera subscribe hano kuri Kavamahanga Recaps, dukore subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona izindi filime nk'izi ngizi. Uyu mukobwa yaravuze ati rwose ati ni iyi ngiyi se, ati rwose uracyaciriritse nimba uzi yuko nta veyuti ufite igezweho, ati rwose reka nkubwire ngo nta musore ukurimo, kuko hano muri iyi mijyi ntabwo abantu bagitunze nk'izi modoka ari abasore bariho, kandi twe tuba dushaka abasore bafite kashi. Umva amagambo yakomeje kugenda abyura uyu musore, ati twe tuba dushaka abasore bafite kashi rwose, ati aka kamodoka kawe rero aka ngaka karashaje ntago nakemera habe na busaya, ati ntago nakemera. Uyu mugabo nawe akagumya agaseka avuga ati sheri, ati si none kari bwo bushobozi bwanjye mfite, agaseka nganamwereka yuko atigeze abibona. Gusa hano hari umukobwa wishakira umukunzi, gutyo ko uyu mukobwa urangaha we yamaze kuba yatubwira yuko amukunzi afite. Uyu nguyu yaramubwiye ati dore imodoka yanjye ni iriya si na kariya kabari urimo kisa kabari saa kanjye, iyanjye ni iki gitoro kiri aha ngaha. Uyu mukobwa aramuseka cyane akavuga ati wowe utunze igitoro se, ati ndagusetse cyane rwose aha ngaho pe, ati ndagusetse cyane, ati ntabwo abantu batunze nk'ibitoro noneho mbana nawe njyewe, ati reba ukuntu uri umukobwa mwiza uhangara uvuga ngo waje kunyicuza kuri iki gitoro kimeze gutya, iri gare wowe niryo urashaka kubanyicazaho, ati nta soni ugira, ati ninde wakubwiye ko njyewe mfa kuba naje ahabonetse hose. Uyu musore rwose bakomeje kumutota bamuziza ubukene. Uyu mukobwa akamubwira ati rwose nimba uzi yuko nta modoka ya veyuti ufite, ati ntabwo nabana nawe. Uyu musore nakomeza kugenda amubwira ati rwose nibwo bushobozi mfite kandi niko byari bimeze, ati rero kuba wandenganya ati cyaba ari ikibazo cyawe ako si cyaba ari ikibazo cyanjye. Uyu mukobwa akamuseka cyane akavuga ati si none urimo ku bwanjye urimo urabona kuba wamereza indabyo nta kintu zimaze imbere yanjye nta na gito habe na buseya indabyo zimariye, ati reka, ati nimba uzi ko nta modoka ufite akaba nta mafaranga ufite, ati ugomba kujya gukundwa na mama wawe gusa, kuko njyewe ntabwo nazi gukundana nawe nta kintu ufite, ntabwo byashoboka. Uyu mukobwa yakomeje kugenda atota uyu musore cyane, amusize yuko ari umukene, amusize yuko nta modoka afite, amusize ndetse yuko nta kontake yageze amuhereza, anongera kumuziza yuko ahangaha afite igitoro. Uyu mukobwa niko yamubwira ati fata ibirabyo byawe ubundi ibi birabyo wabimpaye ngo bimarire iki, ugomba gukubitwa. Uyu mukobwa ahangaha we wikenera uyu musore nawe niko yese aza kuhitamika aravuga ati have rwose kubita umukunzi wawe, niba umukunzi wawe nta bushobozi afite cyangwa akennye ntabwo ibyo wabimuziza, ntabwo ari ngombwa kugira ngo uze kuba wamukubita we, ati niba utamushaka wamwora ariko ntuze kuba wamukubita. Uyu mukobwa yaravuze ati n'undi munsi uyu kagasore katazongera kuza kuba kamenyera rwose, nimba kaba kazi yuko nta kintu kaba gafite kaba kari kumenyera ubundi ngo bigende bite, ntabwo njye nkundana n'ubusore nk'ubu ngubu bw'amafuti, atereka akavuga ati nawe agakobwa uragashanutse, ati ibyo ngibyo biracyagezweho kuba wabona n'umusore utagira amafaranga, ati ibyo ngibyo muzabijyane iwanyu mu cyaro, hano mu mujyi ntabwo bikora, njye ntabwo ubusore nk'ubu ngubu mbana nabwo, ubusore bw'ubuvuga cyane. Uyu mukobwa yanaratinyutse aramutuka ngo nakabwa. Uyu nguyu nawe uri hano akakomeza kumubwira ati rwose wiza kwita uyu musore imbwa, kuko uyu musore ni ukuba yakennye ntabwo ari amakosa
ntabwo ari amakosa ye, ataho ko nawe nta kintu atakigira. Bivuze akavuga ati none niba kuba akennye atari amakosa ye, genda mubane n'undi munsi, njye ntabwo njyewe njya mbana n'ubusore bumeze gutya, ubusore bumeze gutya ntabwo njye njya abana nabwo. Ati ugenda ko mwibanire pe, ati n'ibirabyo bye dore ngibi rwose ndabyanze cyane. Indabyo si zimaze iki? Indabyo zitagira amafaranga zimaze iki? Mw'abantu mwe, hari abakobwa baba bameze gutya, ibaze nawe ugiye gutira tugasanga ufite sheri umeze nk'uyu nguyu. Jesus, byazaza kugenda bite? Uyu nguyu umukobwa niko akomeje kugenda abyira umusore ati humura, ati urukundo hari igihe abantu batarushaka, atari gusabye urungo uramaye urukundo ntago rushaka habe na gatoya. Ati uko icyaba cyiza atura wamwihorera, kuko uriye nimba ari umuntu gukurikiye amafaranga gusa ati wamureka. Umusore yamurebye hano araseka rwose, kuko umusore we yarazi iki, yarazi ikintu yokeje. Ahangaha biraza kugenda bite? Biraza kurangira bite? Uyu musore yakomeje kugenda abyira umukobwa ati uzi n'ikindi se, ati ko nabonye ugira umutima mwiza, icyaba cyiza njye nawe twaba twabasha kuba twakwikundanira. Ibyo bintu byashoboka tukikundanira. Kimwe akavuga ati rwose ati njyewe ndaza kugukunda kandi nzagukunda n'ubukene bwawe bwose, ntabwo ngiye nzigera ngukunda nkurikije ibintu utunze. Oya, nimba ari urukundo ni urukundo, ndetse nimba ari imitungo ni imitungo. Njye hagati aho ngaho rero njye nkurikira urukundo, ntabwo njye nkurikira ibintu. Nyumvira amagambo uyu mukobwa atangiye kuba yakwibwira uyu musore, wasanga abangaba nabo babanye ugasanga kararangiye. Uyu musore yakomeje kugenda areba ukuntu bamusuzuguye, ukuntu umuntu yazaniye urukundo atararushaka. Uyu nguyu agakomeza akamuganiza akamubwira ati se none wowe nuza kuba wamimukira ukazambera nk'uriya, wowe bizagenda bite? Umukobwa nawe akavuga ati ntabwo njye ntabwo yamukira nkubere nk'uriya rwose, ati ntabwo byashoboka habe na gatoya. Ati wowe nyizera nk'urukundo, njye nzagukunda kandi nzagukunda iteka ryose, ntabwo ngiye nzigira ngo mukira. Ese uyu musore araza kuba yamuhereza urukundo? Ese biraza kugenda bite? Uyu musore yamubwiye ati rero injira mu gitoro cyacu tugende noneho. Uyu mukobwa unabona ko acishimiye cya gitoro uyu mugabo yari afite. Uyu mukobwa akabyira uyu musore ati ngwino twigendere rwose, ati ntabwo kuba ukennye ufite igare ntabwo ibyo ngibyo byambuza kuba nagukunda, ati ngomba kugukunda. Uyu musore yarabirebye abona koko uyu mukobwa afite urukundo, kandi ikindi abona neza uyu mukobwa ruba cyane. Uyu nguyu ati nese wambyenga igare ni iryawe se? Ngwino rero tugende tujye gutembera ubishaka, ye nzakundira ubukene bwawe bwose. Uyu musore yaramwenyuye cyane aravuga ati nyamara aka kana wabona karikitse, kandi aka kana wasanga gafite iki? Wasanga gafite urukundo. Uyu musore se abyira uyu mukobwa ati uzi n'ikindi se? Ati njye iriya modoka yari yanjye nuko nagiraga ngo nciye kinguriya, ati do ni yanjye kugira ubyemere neza reba kontake. Uyu mugabo uranga rwose yese afata kontake acana imodoka ye, urabona ko yese acana iki dubure kinyoteri, aramubwira ati imodoka ni yanjye. Uyu mukobwa akavuga ati imodoka ni yawe se, ukaba wari wabyanze kubyumva se? Ati sheri, ati ntago nabyemera neza yuko iyo modoka ari yawe. Ati urishuwa neza ko iyo modoka ari yawe, ukaba wari wanze kubyumva se? Dore kagakobwa karimo karamangamanga hano rwose, karaje hano karabireba, kabona abandi bana batangiye kujya mu murongo, kabona abandi bana bafite gahunda bagiye kukajyana icyana. Uyu mugabo akavuga ati sheri, ati wenda bizi neza yuko namaze kubona yuko ugira urukundo, ati n'ikindi njye nzagutuza heza, nzakubanisha heza, nzaguha buri kimwe cyose. Nimba ari warabuze umukunzi ngwino tujye kwibanira, ati rwose tugende tubane mu mahoro, buri kimwe cyose nzakiguhereza. Umukobwa akavuga ati rwose byaba ari byiza kuko nanjye naba mbonye umusore nakundaga, kandi naba mbonye umusore mwiza. Uyu nguyu aramubwira ati va mu iryo gare uze twigire mu modoka yacu, ati kuko iriya modoka ni iyawe, nuko nyine iyo uhaye umuntu urukundo ntarwemere. Dore ibintu bimubaho ni ibi ngibi rero. Uyu mukobwa byarangiye agize ute? Yegukanye iyi modoka. Byarangiye agize ute? Yegukanye uyu musore. Undi wo mu gihe arimo aramangamanga yamwanze. Ndebere, gira neza wigendere, kunda umuntu udakurikiye amafaranga ko kunda umuntu ukurikije urukundo. Akakobwa karanga karabirebye karatungurwa, kakavuga gati ese biriya bintu ndimo ndabona nibyo, reka nsubire kureba uriya musore ndebe ko yambwiye ko nta modoka afite bimeze bite. Uyu nguyu yakinguriye umugore waramubwira ati sheri, ati njira mu modoka rero twe tugende tujye mu rugo, ati ndabizi neza yuko namaze kubona ko ufite umutima ukunda, apana wa mutima ukurikira amafaranga. Akakobwa niko kakomeza kuza kakuri uyu musore ati Jemusi, we Jemusi, ati Jemusi, ati nagarutse Jemusi, ati Jemusi, ati ntago siko ngukunda se, ati Jemusi, mama yerwo wenda bwa mbere na nyuma pe, mama yerwo bwarimwe, ati wibuke ko wambwiye ngo nta modoka ufite, ati Jemusi wambwiye ngo nta modoka ufite, ati biriya bintu nubwo nabikoze nikiniraga, ntabwo nabikoze ngamije
kuba nakwanga ako nabikomeje ngamije kugira mbe narebe uko nyine urubuze ko wabyitwaramo. Abakobwa ni babi, umva amagambo atangiye kuza abwira uyu musore kuko amaze kubona yuko icyo yaramushakaho cyose gihari, kuko amaze kubona yuko neza amafaranga yaramushakaho ayafite ndetse n'imodoka yarashaka abifite. Yakomeje kongera kuzana ari kwinginga ahenda avuga ati mbabarira amahirwe bwa mbere ndetse wongera amahirwe bwa nyuma. Gusa uyu musore ntabwo mbizi neza ko yabasha kuba yatatira igihango cyo yagiranye n'uriya mukobwa ngo yongere abane n'iyi karashika, kandi iyi karashika twamaze kubona yuko ibintu yamukoreye. Uyu musore yaravuze ati rero amahirwe asa rimwe mu buzima, amahirwe ubonye ugomba kuzayicuza. Ni nako byagenze, uyu mukobwa yatangiye kubitekereza kabiri. Uyu musore yaravuze ati rwose ati ibyo nkoreye nabibonye ndetse n'icyo washakaga nakibonye, ati ntabwo wazamviramo umugore mwiza kandi ngo uzabe mama w'abana banjye, oya, kuko tunabanye ngakena ibintu byaza kuba byaba ari akasamutwe. Niyo mpamvu nagomba kubana nawe rero, ati genda uje gushakira ahandi, genda uyigira ahandi, urukundo rwanjye nawe rwose ntabwo tukirufitanye. Uyu musore niko yatangiye kugenda ashwishwuriza uyu mukobwa amubwira ati ntabwo urukundo rwanjye nawe rugihari, ntabwo rukiriyo, ntabwo bishoboka. Nimba uzi yuko ugejeje aha iyi video nuko turadukanda subscribe, kandi subscribe hano kuri Kavamahanga Recaps kugira ngo uzajye ubasha kubona izindi video ndetse n'utundi dusobanuye nk'utu ngutu tw'urukundo, ndetse dufite amasomo abakobwa mwakwigiramo. Uyu musore yaramubwiye ati ako mvira no ku modoka mva imbere, komeza caho genda, ikintu nagwamo umurage ntabwo umurage hano muri ririya gare akaba aricyo kintu ujyana, kuko nabonye utabasha kuba waryishimiye, icyo utishimiye rero nicyo ngomba kuguhereza. Yaramubwiye ati mva imbere rero, ati genda n'undi musore wese muzabana tuzamenye ko mwitwaraho neza, kandi uzamenye kuba mu rukundo, kandi uzamenye kuba inyangamugayo. Uyu mukobwa niko bamubwiye rwose, atangira gusigarana agahinda, atangira kugenda yasigarana umujinya ukomeye cyane, agenda ari nakagenda avuga ati ubu koko imodoka irancitse, ati mbega imodoka nziza, ati imodoka yari nziza gusa byo. Gusa uyu musore hano we yamaze guhitamo, byarangiye amaze kubona urukundo rwiwe. Umukobwa yaraje gukunda, byarangiye yamwanze. Umukobwa yaraje gukunda, yamujijije ubukene bwiwe, nicyo kintu yamujijije, ndetse n'uyu mukobwa nicyo bamujijije. Uyu nguyu yaramubwiye ati rwose indabyo ninakuzaniye wazanze nazayo bazikuye rero, ati byiza byose ninaguteganyirije wabyanze nabaye bikwiye, ati ko mva imbere reka nshureshere wanjye twigendere. Nuko yamuciyeho n'akejyo gakomeye cyane. Ni nuko uyu musore yaje ahangaha rwose agenda ubona ko amurya amafiyeri, avuga ati icyaba cyiza wakwigirayo ukamva imbere, twikomereza inzira zacu, igira utaza kunteza ibindi bibazo. Ati hogi komeza inzira zawe, izo twavuganye ibyo ngibyo, ndetse n'ibyo twakoranye ibyo ngibyo. ni uku nguko umukobwa rwose byaje kumugendekera, ni nuko nguko umukobwa yatesheje amahirwe atayazi. ni nuko nguko abakobwa mukurikira ibintu bihenze gusa mutazigira mugira amahirwe muri ubu buzima. Agafilime kacu k'uyu munsi rero ni icyo tugasoheje ahangaha, ndagira ngo ubwire ngo ukurikire subscribe ndetse uza no kwikanda subscribe, duhure mu zindi video zikurikira. Ciao, ndabakunda cyane. Next video, thank you watching my video. Ciao.